Yesu ashimwe cyane. Reka nongere gushimira Imana yo yabanye natwe iminsi yose tumaze, tukaba tugeze muri uyu mwanya tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka mbere y'ibindi byose tubanze dusenga Imana. Mwami wacu uri mu ijuru uhabwe icyubahiro. Nkushimiye uburinzi n'imbabazi zawe uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije, ntabwo bishiraho, ahubwo ni urukundo rwawe rwinshi. Datuhererwe icyubahiro. Uduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Ni amahirwe ukiduhaye kugira ngo urebe ko hari abarokoka. Data, urifuza kubona imitima yacu muri aka kanya. Reka rero buri muntu wese ukurikiye ye kwibera inkomyi, ahubwo twese dufatira imyanzuro ubugingo bwacu kugira ngo ubwo ugiye kugaruka tuzijyanire iwawe mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu. Shimiye Imana cyane kubw'ineza yayo na gahunda yayo nziza, imenya ibidukwiriye ndetse igategura gahunda, kandi burya iyo ibona hari ikintu gikenewe ireba abantu bayo ikabona hari ubutumwa runaka bakeneye, bityo ikabategurira n'uburyo buzabageraho kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Kuko buriya ntabwo Yesu ashobora guhaguruka ku ntebe y'imbabazi hari abantu bakimukeneye, hari abantu bagifite umutima wo kumushaka. Niba rero Yesu ari kukureba akabona uwo mutima uracyawufite, menya ko ari wowe mpamvu itumye Yesu na n'uyu munsi akiri ku ntebe y'imbabazi. Ibyo ndabimushimira cyane kuko aradukunda cyane, araturinda uko bukeye n'uko bwije. Rero mu gihe nk'iki ngiki turi kubona ibintu bigenda bihindagurika, ndetse hari imyanzuro myinshi iri kugenda ifatwa n'isi, ibintu bikagenda bihinduka cyane, ndetse tukabona birushijeho kuba bibi nk'uko turi kubibona. Hari ibyorezo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko abamarayika baracyafashe imiyaga kugira ngo ubwoko bw'Imana bubashe kumva neza ijambo ryayo, kandi abantu b'Imana babashe kwihana. Ariko ubwo burinzi nta handi buturuka nanone ku bana b'Imana bari gusenga umunsi ku munsi. Nubwo umubare wabo ari mutoya, ariko abana b'Imana basenga umunsi ku munsi nibo batumye isi na n'uyu munsi ikirinzwe, nibo batumye umutekano uboneka, nibo batumye amahoro aboneka. Ntabwo ibisirikare bikomeye, ntabwo ibibunda ndetse n'ibisasu ari byo birinze isi, ahubwo ni abana b'Imana bari gusenga cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ko wowe ukurikiye iki kigisho, hari ubwo abantu nyine bakurikira iby'Imana kuko nyine ni inkota, iyo nkota yamugeraho ntiyemere gufata umwanzuro ngo ahungire kuri Yesu, ahubwo agahitamo kurwanya ubwo butumwa ndetse akanga n'ababuvuga. Ubwo icyo kintu abakoze kiba gisa nko gutema ishami wicayeho. Kuko niba umutekano hari kubera abana b'Imana bari gusenga, wowe ukabanga ndetse ukifuza kubagirira nabi, bivuze ngo uri gutebutsa iherezo ryawe. Ndakwinginze rero ngo ufatire umwanzuro ubugingo bwawe. Mu ntambara ikomeye paje 442 hari amagambo bavuze. Mu ntambara ikomeye paje 442 bavuze amagambo akomeye ku gika cyaho cya kabiri. Baravuga ngo Uhoraho ashimishwa no kubabarira, kandi kubera umubare muto w'abamukorera by'ukuri akumira ibyorezo, kandi akongera igihe cy'amahoro kuri benshi. Kubera umubare mutoya w'abamukorera akumira ibyorezo. Umva, amahoro araboneka, ariko kubera umubare mutoya w'abakorera Imana. Bivuze ngo nta kindi kintu icyo ari cyo cyose cyera kirabura cyatuma ayo mahoro n'umutekano biboneka usibye amasengesho y'abana b'Imana. Niyo mpamvu nkusaba uyu mwanya ngo wongere kwita ku ijambo ry'Imana, kandi nanone ndakwingingira gukurikira iki kigisho kugeza ukirangije, utaza gucikwamo n'ikintu na kimwe, kuko byose ni ibyo kukugirira umumaro. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo ukuri kw'iki gihe mu Itangiriro. Ukuri kw'iki gihe mu Itangiriro. Ubwo niba uhise ubyumva, ni mu gitabo cy'Itangiriro. Ntabwo ari ibice byose turi burebe, ariko tugiye kureba ukuri kw'iki gihe ariko mu gitabo cy'Itangiriro. Gusa ndagira ngo mpere ku isomo riri mu gitabo cy'Umubwiriza, igice cyaho cya 9. Umubwiriza igice cyaho cya 9 ku murongo wa 13.
hari amagambo avuga ngo kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. Umurongo wa 14, hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye, arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutsa uwo mukene. Mpera ko ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye aruta urusaku rw'umutware utwara abapfapfa. Ndagira ngo ukurikire iki kintu, wowe unteze amatwi kandi ukurikiye. Ngo nabonye ubwenge munsi y'ijuru kandi bwambereye igikomeye. Arongera arakomeza ati hariho umudugudu mutoya kandi wari urimo abantu bake. Hanyuma ngo umwanzi arawugota, amaze kuwugota awurundaho ikirundo cyo kuririraho. Dutangiye tubona umudugudu wagoswe n'umwanzi. Iki kigisho turi kwiga ni umugabane umwe, hari undi mugabane uzatambuka nyuma, ariko ndagira ngo wumve uyu mugabane wa mbere w'iki kigisho. Hariho umudugudu mutoya, kurikira iryo somo neza. Hanyuma uza kugotwa n'umutware ukomeye, amaze kuwugota awurundaho ikirundo cyo kuririraho. Gusa ngo muri wo habonekamo umukene w'umunyabwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, gusa ngo nta muntu witaye kuri uwo mukene. Ndashaka ko twita cyane ku murongo wa 13 n'uwa 14, umwanzi amaze kuwugota maze awurundaho ikirundo cyo kuririraho. Kirundo cyo kuririraho. Ngira ngo nimba mwumva icyo kintu, umwanzi uteye umudugudu akawugota, akawurundaho n'ikirundo, ubwo abari mu mudugudu nta butabazi babona, ntabwo babasha kubona kuri bo ubwabo, kuko bamaze kurundwaho ikirundo, ndetse bari kureba bakabona nta hantu ho guhungira hahari. Ubwo bivuze ngo uwo mwanzi wateye uwo mudugudu wose uri mu biganza bye. Ubwo abasha kuwukoresha icyo yishakiye, akawutegeka icyo ashaka, ndetse akaba yawugota abawurimo bakicwa n'inzara. None hano umutware ukomeye yagose uyu mudugudu, amaze kuwugota awurundaho ikirundo cyo kuririraho. Mu Itangiriro igice cyaho cya mbere ku murongo wa 26, Imana hari amagambo yavuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ubwo Imana imaze kurema umuntu, imurema ku ishusho yayo, asa nayo, afite ishusho y'Imana, ngo ndetse ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Imaze kubarema ibaha ibiyirimo byose ngo bahinduke abatware babyo. Bivuze ngo umuntu Imana iremye ni umutware w'ibyari biri ku isi byose. Ndetse imuha Edeni, imukebera ingobyi ngo mu ruhande rw'iburasirazuba, Edeni aba ari hatura. Imusaba no kujya ayihingira, imuha n'imbuto zirimo ngo ajya zirya. Adamu na Eva nibo bantu Imana yaremye bwa mbere, kuko abandi twese dukomoka kuri abo ngabo. Ariko tubonye ijambo rivuga ngo abo bantu baremwe bwa mbere, Adamu bwe ngo ni umutware ugomba gutwara ibiri mu isi byose. Ndetse Imana imaze kubarema yabakoreye ikintu gikomeye cyane. Yaraje irabigisha, ndetse ikajya yohereza n'abamarayika umunsi ku munsi bakabigisha. Hari ikintu Imana yagiye ibabwira mu gice cyaho cya 2,
umurongo wa 8, Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Twigiye hepfo ku murongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana iramuremye ariko imuha n'amabwiriza, imuha ibiti byo kurya, ndetse hari n'icy'ubugingo bagombaga kurya kugira ngo bazabeho by'iteka, ariko harimo icy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Imana iravuga ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Bahawe irindi bwiriza mu gitabo bita inama z'Imana muri iyi minsi, kuri paje yaho ya 21, inama z'Imana muri iyi minsi, paje yaho ya 21, hari amagambo avuga ngo Imana yateranyije ingabo z'abamarayika igena inama zo kubuza ububi babakangishije. Banoganije mu nama zo mu ijuru ko abamarayika bazajya bajya gusura mu Edeni bakaburira Adamu ko ari mu kaga k'umwanzi. Abamarayika 2 bahera ko barihuta bajya gusura ababyeyi bacu bambere. Abantu 2 bera babakirana umunezero utagira kirogoya, bavuga ukuntu bashima umuremyi wabo kuko yabagotesheje ibyiza byinshi. Aba ni abamarayika bagiye gusura Adamu na Eva. Hepfo yaho gato hari amagambo nsimbutse ntarasoma, muzasoma paje ya 20 na 21. Baravuga ngo abamarayika bakanabatekereza igitekerezo giteye agahinda cy'ubugome no gucibwa kwa Satani, maze baberurira ko igiti kimenyesha ubwenge cyashyiriwe mu murima kubabera urugero rwo kumvira kwabo n'urukundo bakunze Imana, yuko icyubahiro n'umunezero abamarayika babiheshwa no kumvira amategeko y'Imana, kandi ngo abantu nabo nuko babasha kumvira amategeko y'Imana bakaba banezerewe bitavugwa. Naho baramuka bagomye bakabura icyubahiro cyabo, bakabura ibyiringiro, bakaba bihebe. Abamarayika baje muri Edeni baje kuburira Adamu na Eva, ndetse bari kubabwira ko nibaramuka bariye kuri kiriya giti Imana yababujije bazaba bihebe. Ngo iki giti cyari kimaze iki? Cyari icyo kuba igipimo ko abantu babasha kumvira Imana, kubera ko Satani kimwe mu birego yari yarareze Imana, yavuze ko Imana itwaza igitugu ndetse igira amategeko y'agahato katari y'umudendezo. Bivuze ngo Imana irema Adamu na Eva ikabashyira nk'abantu bakingiraniwe ahantu hatari ikintu na kimwe cyabatera kuba bacumura. Satani n'ubundi yari kuba afite urwitwazo akabwira Imana ati n'ubundi impamvu aba bantu n'ubundi bakumvira nuko n'ubundi nta kintu gihari basitaraho. Ariko Imana ibashyiriraho igipimo nk'igiti kimenyekanisha ubwenge, kimenyesha umuntu icyiza n'ikibi, kugira ngo irebe ko abo bantu bazayumvira. Noneho kizaba ari igihamya ko abantu bashobora kumvira Imana cyangwa se ntibayumvire. Ubwo Satani yari agiye kwirebera noneho ko abantu bahawe umudendezo wo kuba bakumvira Imana. Abamarayika rero babibwira Adamu na Eva, ndetse hepfo babwira Adamu na Eva bati, bihanangirije Eva ngo ye kuzatana n'umugabo mu mirimo yabo, kugira ngo ejo atazasakirana na wa mwanzi waguye. Ngo nibatandukana bazaba barushijeho kwishyira mu kaga kabi kuruta ko baba bari kumwe. Ngiki kintu babwiwe aba bavandimwe bacu bambere. Bahawe inama zo kutarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Bahabwa nanone inama yo kudatandukana, umugabo nk'umutwe, umugore nk'umufasha we. Imana ibakorera ubukwe. Ndagira ngo mbabwire ko ahantu Adamu na Eva bari muri Edeni byari ibintu byiza cyane. Imana ibakorera ubukwe. Mu bakurambere n'abahanuzi kuri paje 20, paje 20, abakurambere n'abahanuzi, hari amagambo bavuze
igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 20, ngo ubukwe bwa mbere, ngo gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Uyu ni umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo amaze kugwa mu cyaha. Umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo, gushyingirwa. Kuko undi muhango wundi Imana yamuhaye ni isabato. Ubwo kimwe mu mpano ebyiri bahawe bari muri Edeni ni isabato ndetse n'umuryango. Isabato n'umuryango ni impano zikomeye, ndetse mu burezi paje 261 baravuze ngo isabato n'umuryango byose ni ibintu byabayeho mbere yo gucumura. Nizo mpano ebyiri zitabasha gutandukana umuntu yasohokanye muri Edeni amaze gucumura, isabato n'umuryango. Rero Imana imaze kubarema no kubahuza, Adamu ari gusiga cya gisigo, umva Imana ibakorera ubukwe. Ni ubukwe bwari butangaje cyane, ubukwe bwari bunejeje, ubukwe hatarimo abantu bari kugaya ngo hari ibyo kurya bikeya, ubukwe abantu batari kugaya ngo abageni bambaye nabi, kubera ko uwari wambitse abageni yari Imana, uwari kugaburira abageni yari Imana, sebukwe w'umugeni ni Imana, sebukwe w'umukobwa ni Imana. Ariko urumva iki kintu, korari yari kuririmba ni iy'Imana n'abamarayika. Ubu bwari ubukwe butangaje ku buryo n'ahantu heza cyane muri Edeni bakorewe ibintu by'igitangaza, babona urukundo rw'Imana rutangaje. Hanyuma ibaha n'isabato, bararuhuka, baranezererwa, bishimana n'umuremyi. Nayo n'isabato yari inejeje itangaje, isabato umuntu yaruhutse nta cyaha na kimwe afite muri we. Isabato umuntu yaruhutse atari kurwana n'imirimo ya kamere yamunaniye, yari isabato itangaje. Tujyane twumve ibi bintu. Muri ubwo buzima bwabo bakomeza kubaho banezerewe, bishimye, kandi bazi ko hari marayika waguye witeguye kuza nabo kuboshya, ndetse barahawe itegeko ryo kudatandukana. Ingorane ya mbere rero, intambwe ya mbere yo gucumura ntabwo ari uko Eva yariye kwitunda, ahubwo intambwe ya mbere yateye ni uko agiye gutandukana n'umugabo, kandi Imana yarababujije. Mu Itangiriro igice cya 3, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Ikintu cya mbere Eva akoze, atandukanye n'umugabo we. Kandi twasomye mu nama z'Imana muri iyi minsi, yari yarabwiwe ngo ntuzigere utandukana n'umugabo wawe. Nanone inama z'Imana muri iyi minsi paje 23, ndagira ngo mbabwire ikintu bahanditse. Paje 23, Satani ahanga mu nzoka, ajya mu Edeni. Inzoka yari ikiremwa cyiza cyane, ifite amababa, kandi iyo yagurukaga mu kirere yabaga ifite ishusho irabagirana imeze nk'izahabu yasenwe. Ntiyakururukaga hasi, ahubwo yakubitaga hirya no hino iguruka mu kirere, kandi ikarya amatunda nk'umuntu. Iki kintu cya mbere ukiteho, inzoka yaryaga amatunda nk'umuntu. Satani ahera ko ahanga mu nzoka, ayihangamo ari mu giti kimenyesha ubwenge, atangira kurya buhoro buhoro ku mbuto z'icyo giti. Ubwo igiti abantu babujijwe kuryaho
niki inzoka irimo, kandi iriturije, iri kwirira amatunda, iri kurya amatunda y'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Hepfo yaho ndi gusoma mu gitabo cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi, paje 23, ni ikigisho cyitwa kugwa k'umuntu. Ubwa mbere Eva yatandukanye n'umugabo we ku murimo yakoraga atabizi. Bwa mbere Eva yatandukanye n'umugabo we ku murimo yakoraga atabizi. Aho amenyeye ko batandukanye, yiyumvamo ko hari bubakaga, ariko yisubiyemo abona ko ashyitse. Umva iki kintu giteye ubwoba. Eva yatandukanye n'umugabo we atabizi, abanza kumva umutima umubwira ko hari bubakaga. Burya Imana ibanza igasanga umuntu, umutima nama wawe ukakubwira ngo iki kintu si cyiza, ngo iki kintu ni kibi. Ariko iyo utangiye gushyira mu nyurabwenge niho biba bitangiye gupfa. Eva umutima nama uramubwiye ngo nyamara hari bubakaga, ariko nanone ariyumva. Eva ngo yiyumvamo ko ashyitse, ngo nubwo atagumye iruhande rw'umugabo we, yiyumvamo ko ashyitse. Yibwiye ko afite ubwenge n'imbaraga bihagije biri bumubashishe kumenya ibibi n'ibyiza, akaza kubirwanya. Ubwo rero abamarayika bari bamwihanangirije ngo amenye atazirarira. Eva agiye kubona, abona hanze amaso amatunda y'igiti bari barabujijwe. Kimutera amatsiko, kiramutangaza. Agitandukana n'umugabo we, yisanze ku rubuga ruteje akaga, kuko ahantu yasanze amaso ye yerekeye ni kuri cya giti bari barabujijwe. Mu kucyitegereza, aracyitegereza, atangira kugitekerezaho. Eva atangira kugitekerezaho. Nyamara muri we ngo ari kwiyumva, yumva ko afite ubwenge buhagije buri buze kumufasha gutsinda no kumenya ikibi icyo ari cyo cyose. Abonye ko ari iki gikundiro, bituma yibaza icyatumye Imana ikibabuza. Noneho Satani aba yamubonye uburyo, avugana nawe nk'umwinja ngo amenye ibyo atekereza. Ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyo muri uyu murima? Amubwira mu magambo yorohereye y'igikundiro. Niko ndi gusoma, ameze nk'ubuhuha. Ngo amubwira mu magambo yorohereye y'igikundiro, ameze nk'ubuhuha rwose, amagambo asize umunyu, nk'umuntu uzi kuganira neza. Ngo ariko ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku biti byose byo muri iyi ngobyi. Ubwo yabimubazaga, Eva yarumiwe, yumvise inzoka ivuga, arikanga, ihera ko iramwogeza ko ari mwiza, kugira ngo yemere, kugira ngo ye kugira amakenga. Ariko aratangara cyane, kuko yari azi ko Imana itahaye inzoka ububasha bwo kuvuga. Inzoka imubwira amagambo ameze nk'ubuhuha kugira ngo ikiganiro gikomeze kijye mbere kiryohe. Itangira kumwogeza, itangira kumubwira, Eva ni ukuri uri mwiza. Iramwogeza, uri mwiza pe. Noneho kuba n'abantu b'igitsina gore benshi bakunda kubwirwa ko ari beza, Eva yumva inzoka igeze ku ngingo, ati uyu uwakomeza gutega amatwi, iri kumbwira ko ndi mwiza, reka ntega amatwi numve n'ibindi igiye kuvuga. Eva aratangara, kandi ntiyari yarigeze abona inzoka ivuga, ariko iziye mu bintu byiza cyane. Eva agira amatsiko cyane, aho guhunga ngo ave aho ngaho ako kanya, arahaguma ngo yumve uko inzoka ivuga. Ntiyarushya atekereza yuko yaba wa mwanzi wacumuye atari inzoka koko. Ubwo ni Satani wavugaga, ntabwo ari inzoka. Eva yarariganijwe, arashimagizwa, arifuza. Hano bavuze amagambo akomeye ngo iyo ahura n'umeze nk'umutware ukomeye cyangwa ufite ishusho nk'iy'abamarayika, biba byaramuteye kwirinda. Ariko iryo jwi ry'inzaduka ryari rikwiriye gutuma asanga umugabo we, akamubaza impamvu inzoka ivugana nawe ityo. Aho kugira ngo akore ibyo, hano baravuze ngo ahubwo atangira kujya impaka nayo, atangira gusubizanya nayo, ati oya ntabwo Imana yatubujije byose, ngo ahubwo ngo ni igiti kimwe. Eva agirana ikiganiro n'inzoka,
baravuze ngo iyo ahura n'umeze nka marayika, Eva yari kubivumbura. Buriya ndagira ngo mbabwire yuko uko ubuhanuzi buri kugenda busohora, ibintu biri gusohora mu buryo abantu batari babyiteze. Bari kubona icyo batekerezaga ko kizasoza ibintu atari bwo buryo ibintu biri kuzamo, ku buryo umuntu wari witeze ko aza guhura na marayika uvuga agahura n'inzoka ivuga, akavuga ngo twabwiwe ko ari marayika uzaza, ni marayika waguye, niwe uzatwoshya, none mpuye n'inzoka, ubwo nta kibazo. Kandi noneho ndumva ivuga neza. Mugereranye n'ibintu biriho muri iki gihe, Eva yumva inzoka ifite ingingo, abonye ikintu gitangaje atigeze abona, atigeze anabwirwa. Buriya Eva yazamura n'ikirego ku Mana. Ushobora kuvuga ngo yazamura ikirego, ati Mana ko watubwiye ngo tuzabona marayika, none ko mbona haje inzoka. Mugereranye n'ibiri kubaho uyu munsi wa none, benshi bari kuvuga ngo ibi bintu rwose ngo ntago ari ubuhanuzi, ngo turabizi ngo uko bizagenda bisohora twarabisomye. Ariko niba ubonye ikintu gisa nk'inzoka ivuga utigeze ubona, ngo Eva yakabaye yaragiye kubaza umugabo we, nawe genda ubaze Kristo, ubaze Imana mu isengesho, ibi bintu uko ndi kubona bidasanzwe ni ibiki? Ariko Eva ntabwo yigeze akora icyo kintu. Atangira gusubizanya n'inzoka, batangira kujya impaka. Hari amagambo kuri paji ya 25, ndagira ngo wumve iki kiganiro nanone. Paji ya 25, umushukanyi yahamirije Eva yuko namara kurya ku mbuto azahera kakabona ubwenge bushya. Ndagira ngo mwumve aka kantu mugatekerezeho. Yahamirijwe ko narya ku mbuto azahera ko akabona ubwenge bushya kandi busumbyeho, bugatuma ahwana n'Imana. Ahera karamwerekera, arya uko ashaka kose ku mbuto z'igiti, abona zitagize icyo zimutwara. Satani ari mu nzoka, inzoka iratangira irarya. Ahubwo ziramuryohera cyane kandi zitera imbaraga. Amubwira ko ububasha bwazo butangaje, buhesha ubwenge n'ubushobozi, ari nayo mpamvu yatumye Imana ibabuza kuzirya, ndetse ko no kuzikoraho, kuko yarazi kamere yayitangaje. Uwo ni Satani uri kubwira Eva. Ahamya neza ko Imana yamuhaye ububasha bwo kuvuga ari uko yariye ku mbuto z'igiti bakomwe. Umva aka kantu. Satani ari kubwira Eva anyuze mu nzoka. Ntihamubwiye ngo ari kubundi Eva we, aho wabereye wigeze ubona mvuga? Hari na rimwe urambona mvuga? None ko ntavugaga, narya kuri izi mbuto nkaba mvuze, wowe nuziryaho urahinduka gute? Maze kubisoma hano, yamubwiye ko izo mbuto arizo zatumye inzoka ivuga kandi itavugaga. Eva ko mu kureba akabona inzoka yavuze ni igitangaza, ati ubwo njye usanzwe uvuga nabari, yumva yaba umuntu w'ikirenga. Satani amutera gushidikanya iby'Imana yavuze byose, cya kindi cyamuhiritse mu ijuru cyo kwishyira hejuru, inarijye, kwikunda, gushaka gusimbura Imana, aba ari cyo Satani azana, aba ari cyo azana kuri Eva, kugira ngo nawe yifuze isumbwe rirenze, ashake kungana n'Imana. Amubwira ko akeka ko Imana itazasoza ibyo yavuze, ngo yashatse kubakangisha gusa kugira ngo batazabona ibyiza bikomeye kurutaho. Arakomeza amubwira ko badashobora gupfa. Ngo ese harya bariye ku giti cy'ubugingo gituma babaho iteka? Ngo nibazirya bararya ku cy'ubugingo ngo ubundi bazibereho iteka. Nanone avugwa ko Imana ibariganya kuko ibabuza kubona ubugingo bufite umugisha n'umunezero mwinshi. Ngo Imana ibabuza kubona ubugingo bufite umugisha n'umunezero mwinshi. Bivuze iki? Ubwo kurya kuri iki giti babujijwe, Satani ari kubereka ko bagira ubuzima bwiza. Ari kubereka ko kuzirya byabatera ubuzima bwiza, bufite umugisha, bwuzuye ibyiza byinshi. Umushukanyi aca itunda arihereza Eva, araryakira mu ntoki ze.
umushukanyi aba amuciye urwaho, aramubwira ati wabujijwe nande kurikoraho ngo udapfa. Amubwira ko ataziyumvamo ikibi kindi, yewe haba n'urupfu, ariye kwitunda nk'uko ari ntacyo yiyumvisemo. Eva arashungurwa kuko atiyumvisemo uburakari bw'Imana ako kanya. Yibwira ko amagambo y'umushukanyi ari ay'ubwenge n'ay'ukuri gusa. Ararya maze ashimishwa cyane n'itunda, yumva ibiryoherera byamusabye. Inzoka iciye itunda irimuha mu biganza, ati mwari mwarabujijwe no kurikoraho. Ariko amaze kurikoraho, ubu se kukozeho ubaye iki? Yumva koko nta burakari bw'Imana ari kumva. Ati manzi inzoka burya ifite ingingo, manzi iri kuvuga ibintu bizima. Hanyuma aratangira ararya, ndetse ngo yumva ya matunda araryoshye. Hepfo yaho ngo Eva ahinduka umushukanyi. Akimara kurya kwitunda, Eva ahinduka umushukanyi. Muraza kumva ibintu bikomeye cyane. Ngahera ko yicira amatunda ararya, maze yibwira ko yiyumvisemo imbaraga zitera ubuzima bushya kandi bufite ikuzo, aziheshejwe n'ayo matunda yari yabuzanijwe. Buriya Eva aya matunda rwose ni nk'amatunda ari kumwongerera ubudahangarwa. Yumva amatunda rwose yiyumvisemo ubuzima bushya. Ndiyiri tunda none ubuzima bubaye bushya, ngize imbaraga ntari mfite, mbaye umuntu ukomeye kuruta uko nari imeze. Ngo yumvisemo ubuzima bushya, ngo agira ibineza neza atarasanganwe kandi bitari ibya kamere. Ahera ko ajya gushaka umugabo we, amashyi ye yuzuye y'amatunda bari babujijwe. Nuko amwiganira uko inzoka yavuganye nawe mu cyayenge. Mwumva uyu murongo, ngo amwiganira uko inzoka yavuganye nawe mu cyayenge, ashaka kumwoshya ngo amujyane ku giti cy'ubwenge. Eva ageze kuri Adamu umugabo we, ngo amwiganira uko inzoka yavuganye nawe mu cyayenge. Ubwo bivuze ngo agiye kugenda avuga nk'uko inzoka yari iri kuvuga, ariko mu buryo bw'ubwenge. Ashyiremo ubwenge ku buryo Adamu ahari yabyumva, nyamara ari gusubiramo iby'inzoka yavuze. Bwa mbere Satani yihanze mu nzoka, inyamaswa yarutaga izindi. Noneho kugira ngo abone Adamu anyuze mu mugore we wahindutse umushukanyi, ndetse ari kuvuga nk'uko inzoka yavugaga, kandi inzoka nawe yavugaga nka Satani. Twumva ibi bintu. Satani ni ikiyoka. Kandi nimureba ubuhanuzi bwo mu minsi ya nyuma, mu minsi y'imperuka, ngo nuko mu kanwa ka cya kiyoka na ka nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri. Imyuka itatu yo kumara iki? Yo kuyobya abari mu isi bose. Umva iki kintu. None Satani nk'umushukanyi, umuntu uyobya, yaje yihanga mu nyamaswa yari nziza, inzoka, hanyuma itangira kuvuga, ariko iri kuvugirwamo na Satani. None habonetse n'undi wa gatatu nk'umugore, nk'uko no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma aribwo Protestant bwaguye abahakanyi. Ubwo nyine ni umugore ariko waguye, n'ubundi umugore avuga itorero. Kumva ibi bintu, umugore n'itorero, ariko noneho riri kuvuga nk'iki? Riri kuvuga nk'ibyo Satani yakavuze. Ngo Eva agenda avuga nk'uko inzoka yavugaga, ariko agenda avuga mu cyayenge. Umuntu ufite ubushukanyi nk'ubwo nyine aba afite ibintu byinshi. Ni ukuvuga nk'ikiyoka ariko mu cyayenge. Nde kwitwaza inyandiko, akitwaza ibitabo bitandukanye. Ti rwose ibi bintu ni uburyo bwo kubagirira neza. Aterega n'umucyo wa Bibiliya urabivuga. Benshi nuko bagenda bavuga ngo umucyo wa Bibiliya ngo uravuga ngo bigende gutya na gutya. Ariko ari kuvuga nka Satani, ari kuvuga nk'uko inzoka yavuze mu cyayenge. Amubwira ko yariye ku mbuto, maze aho kwiyumvamo iby'ubupfu akibonamo imbaraga inezeza kandi iteye ubuzima. Ngo narize imbuto aho kwiyumvamo ubupfu, niyumvamo imbaraga inezeza itera ubuzima. Eva akimara gucumura, yabaye gashashara
gushuka umugabo we. Iki kintu kiratangaje cyane ariko biteye n'agahinda. Eva ati rwose naziriye numva mbaye undi wundi. Ibintu bajyaga bavuga, ibintu abantu bari kubabwira ngo nimukora ibi ngibi muzapfa, nta rupfu ruhari, ahubwo se ko twabikoze muri kubona twarabaye iki? Urumva ikintu Eva ari kuvuga? Ko nabikoze urabona nabaye iki? Urabona ntari muzima, urabona ntagenda neza, urabona ntafite imbaraga, urabona ntari umuntu mwiza rwose umeze neza, kugira ngo abashe no kuyobya Adamu. Hari Adamu wari usa nkaho akiri mu murongo, ariko none Eva niwe ugiye kuza kumwoshya. Uyu munsi wa none n'ubundi bigomba kuba bisa nk'ibyo. Abantu bitwaga ko batwaye ubutumwa, bamwe benshi muri bo bakaza bavuga nk'ikiyoka, ndetse ngo bazahagarara ku mpimbi ngo bafite urumuri bakongeje ku rumuri rw'ikuzimu rwo kwa Satani. Ikintu kiri kumvikana, mwumve ibintu birakomeye. Eva ahindutse umushukanyi. Ibi bintu twarabikoze rwose, nta kibazo twagize. Abantu bari kugenda babwira amakuru menshi ngo mubikoze mwapfa, ariko twariyitunda, twagize ikintu twinjiza muri twebwe Imana yabuzanyije, nta kintu twabaye. None Adamu we, nawe dore ndakuzaniye. Ndakuzaniye akira rwose ryaho, urahita uba umuntu muzima, urahita uba umuntu mwiza. Paje 26 ngo ngiye kubona mbona mu maso ha Adamu haje agahinda, asa n'utinya kandi atangara, bisa naho hari imbaraga irwanira mu bwenge bwe. Abwira Eva ko adashidikanya rwose ko ari we mwanzi bari baraburiwe, ngo noneho rero azapfa nta kabuza. Ariko Eva we amubwira ko atiyumvisemo amaherezo mabi na hato, ahubwo abonye imbaraga inezeza cyane, nuko amwingingira kuryaho nawe. Abakurambere n'abahanuzi nanone bavuze amagambo asa nk'aya ngaya kuri paje 25. Baravuze ngo Adamu arumirwa kandi agira ubwoba, asubiza Eva ati uyagomba kuba ari wo wa mwanzi batubwiye. Isezerano ry'Imana rivuga ko Eva akwiriye gupfa. Eva amusubiza muhata ati rya. Eva ashyizemo n'igisa n'agahato, abwira Adamu ngo rya, ugomba kurya. Eva amusubiza muhata, atangiye no kumuhata, kandi uyu ni umugore uri kumuhata, ari kumubwira ngo rya, kandi amusobanurira ko batazapfa nk'uko inzoka yari yamubwiye. Muri we Eva ntiyiyumvamo ko hari icyahindutse cyerekana yuko Imana itanejejwe n'ibyo yakoze, ahubwo yumvise ibinezeza byinshi bimusabye wese, kandi bimuzaniye ubugingo bushya mu mubiri we. Ari kwiyumvamo rwose ko Imana itigeze imurakarira. Iki kintu kirakomeye cyane. Gusa Adamu we yari yamaze kubona akaga kari muri ibi bintu, yari yamaze kubona akaga karimo. Ndetse Adamu ngo yari yabonye ko Eva yamaze gucumura, ariko ni iki cyabaye hepfo yaho? Umva ikintu Adamu yahise akora. Adamu ababazwa nuko Eva yamuvuye iruhande, ariko ngo noneho ababazwa nuko agiye gutandukanywa n'uwo yari yarakunze cyane. Urukundo yarakunze Eva rwari rukomeye, maze bimukura umutima rwose, yihitiramo gufatanya nawe ndetse n'ingaruka yabyo. Yerura ko, wumva aya magambo kuko arakomeye, ngo Adamu yerura ko Eva ari umugabane w'umubiri we, kandi ngo napfa azapfana nawe, kuko gutandukana nawe byo nta nubwo yarushya bitekereza. Yananiwe kwizera umuremyi we, agirira imbabazi akagirirana neza. Ntiyatekereje ko Imana yari yaramuremye mu mukungugu wo hasi, afite ishusho nziza ifite ubugingo, ikaba yaranamuremeye Eva ngo abe mugenzi we, yajyaga gushobora no gutanga undi ngo ajye mu kigwi cye. Ariko ikintu kibaye kuri Adamu ni igiki? Ngo aravuga ngo Eva uyu yari yaranabivuze kera ngo uyu nakara ko mu mara yanjye ni igufa ryo mu magufa yanjye, ngazitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ngo Adamu hanarebye aravuga ngo uyu ni umubiri wanjye, ntago mbasha gutandukana n'umubiri wanjye.
iki kintu ni cyo abantu benshi bari kwitwaza no muri iki gihe, ku buryo abantu benshi babasha kuzana ubuyobe, ariko ngo reka ngo nta kundi ngo dukomeze twihangane, ngo ibintu bwose dukomeze tubyihanganire, twigire nk'aho nta biri kuba. Abantu bakazana ibintu byinshi Imana itemera, umuntu akemera kubikora ngo kugira ngo atatandukana n'umugore. Ugakora ibintu Imana yabuzanije ngo kugira ngo ntatandukana n'umugore, ngo reka nkomeze mbikore. Ahubwo bakavuga ngo abo ngabo bavuga ngo itorero ngo ni Babuloni, ngo barayobye. Itorero nyine ntago ari Babuloni, ntago ari Babuloni rwose. Ariko iryo urimo, aho mu gace urimo, ahari hose rishobora kwifatanya n'umushukanyi rigahinduka Babuloni. Imana ikabisigaranya abandi bana bayo. Nawe ubwawe wahinduka nkayo, ndetse ugahinduka umushukanyi. Ahubwo witekerezeho ibi bintu, bitekerezeho cyane. Adamu yirengagiza umurongo Yesu yavuze, yemera kwifatanya n'umushukanyi. Kandi Yesu hari ikintu yari yaravuze muri Matayo, yakivuze nyuma. Yesu hari ikintu yavuze nka Adamu wa kabiri muri Matayo 5:29. Matayo 5 umurongo wa 29, umurongo wa 29. Matayo igice cya 5 hari umurongo ukomeye cyane. Haravuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogora uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe, ibiruta ku mubiri wawe wose wajugunwa muri Gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha, ugice ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe, ibiruta ku mubiri wawe wose wajugunwa muri Gehinomu. Ijisho ryawe ubwo urinogora urite, n'ikiganza cyawe nikiza n'ibinyuranye n'ikimana ivuga, ugice ugite. Ibyiza nuko wazajya mu ijuru, aho kugira ngo ukigumane ubundi uyoboke iyo muri Gehinomu. Benshi uyu munsi wa none mu bitwa ko batwaye ubutumwa bwiza, hari bamwe batangiye kuvuga nk'ikiyoka. Intambara ikomeye paje 416, intambara ikomeye paje 416. Hari amagambo bavuze ngo ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Buriya ni iki kintu abantu benshi bitwaza, niyo ubutegetsi bw'isi bwaba bwatandukiriye icyo Imana ivuga, bakavuga ngo Imana yaravuze ngo tubwumvire, ariko kandi n'ubundi Imana yari yaravuze ngo Adamu we ntuzatandukane na Eva. Ariko ikibazo, Eva yari yacumuye, yarazanye amatunda. Birangira Adamu yemeye kurya kuri ayo matunda, birangira nawe abaye umunyabyaha nk'uko Eva nawe yahindutse. Benshi mu bantu bari bashikamye bari kuvanwa mu byizerwa n'uburyarya bw'abantu bamwe bagiye batandukanye, nk'uko imisemburo yabo mu gihe cya Yesu aricyo kintu cyagoranye kubavamo. Abantu bajyaga bibaza ngo ariko mwabonye hari uwo mu bakuru wamwizeye? Ariko ndagira ngo niba uri kubona ibintu bidasanzwe, ukwiriye gutekereza kandi ukifatira imyanzuro. Ukwiriye gutekereza kandi ugafata umwanzuro, kuko ubujiji barabivuze. Intambara ikomeye paje 420. Hari amagambo akomeye bavuze. Igihe hari amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Igihe hari amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka, ubujiji ntabwo ari urwitwazo. Adamu aba aracumuye, nawe ahinduka nk'uko Eva nawe yari amaze guhinduka. Ako kanya ngo bagiye kubona, babona bambaye ubusa. Babona bambaye ubusa. Ikintu cya mbere bakoze ni uko bahise bajya kwihisha Umuremyi. Bya bindi batari bari kubona bwa mbere, kwa kuntu bari kwiyumva ko bagize imbaraga, nyamara bwari ubushukanyi bw'umwanzi. Eva yiyumvamo ko yagize imbaraga kugira ngo ajye no koshya Adamu, ariko bose bamaze kugwa mu cyaha, birangira noneho batangiye kubona ingaruka z'icyaha. Bose ngo babona ko bambaye ubusa.
hanyuma ikintu bakoze cya mbere bahita bajya kwihisha, kuko ngo batewe ubwoba no kuba bakongera guhagarara imbere y'Imana kandi babona bambaye ubusa, kuko bari babonye ikintu batari barigeze babona. Bivuze ngo Adamu na Eva bamaze kurya kuri kiriya giti bari barabujijwe, bakabona bambaye ubusa, ubwenge bamenye, ubwenge bavumbuye inzoka yababwiye ni ukwimenyaho ikibi cyababayeho. Ni nk'uko wamenya ko sida ari mbi wayirwaye. Nabo nicyo kintu cyababayeho, babona bambaye ubusa. Buriya iki kintu kirakomeye, niyo mpamvu nubwo hari ibintu byinshi bigenda bituma abantu bava mu byizerwa, ukwiriye kugenzura ibintu byose biribaho n'ibintu byose abantu bavuga, ukagenzuza umucyo w'ijambo ry'Imana, hanyuma ugafata imyanzuro. We kuvuga ngo ugendere ku byemezo by'umubare nyamwinshi, ahubwo wibaze ngo mbese uku niko Imana ivuga? Uku niko Imana ivuga? Aba bantu bamaze kubona bambaye ubusa byagenze bite? Inama z'Imana muri iyi minsi paje 28 ngo baravuze ngo noneho icyaha cyabo kiri imbere yabo kitishiriye, bibagaragarira cyane ko bacumuye itegeko ry'Imana ritagira amafifiko. Adamu atonganiriza Eva ubupfu bwe yuko yamusize agashukwa n'inzoka. Adamu atangira gutonganiriza Eva amubwira ko yamusize, Bavuze amagambo akomeye mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, akagingo ka 906. Bavuze amagambo akomeye kuri paje 249 ngo abizera b'itorero babonye umucyo kandi bakaba baremejwe, nyamara agakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije pasitoro. Ku munsi w'Uwiteka bazasobanukirwa ko ari nta n'umwe washoboraga kubatangira incungu y'icyaha cyabo. Ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti, ndazimiye by'iteka ryose. Nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitoro babigishije ibinyoma kandi bakaba baraciriyeho iteka ukuri. Bivuze ngo abantu mu minsi y'imperuka bagiye gusobanukirwa n'ibyabaye, bagiye gusobanukirwa n'uburyo bayobejwe, hanyuma nibamara gusobanukirwa n'uburyo bayobejwe, noneho basange babandi babayobeje. Ngo Adamu akimara kubona biriya bintu, ngo asanga Eva aramutonganya, ngatangira kumubaza impamvu yamusize. Intonganya ziraboneka muri Edeni. Adamu na Eva batangira, ni kuki wansize? Abantu bazatangira kubwira abantu, kuki mwatuyobeje? Kuki mutatubwira ibintu? Kuki mwatubwiraga ngo ni amahoro? Kuki ababitubwiraga mwatubwiraga ko ari abantu babi? Ni iki kintu cyabaye kuri Adamu na Eva. Hanyuma bari muri ibyo ngibyo, Imana nibwo yaje kubasura. Ijuru ryose ngo harimo agahinda, bari kubona ishyano mwene muntu agushije. Hanyuma bagira agahinda, ngo barambika inanga zabo hasi. Mu ijuru bababazwa no kubona umuntu agwa mu cyaha. Zose barazirambika bibaza uko byazagenda kugira ngo umuntu yongere abone ubugingo, kuko umuntu yaravuye ahantu heza haruta ahandi amaze kugera mu rupfu. Yaravuye mu bugingo ageze mu rupfu. Kandi Imigani 15:24 baravuze ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka, ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Ariko Adamu na Eva baba baramanutse bajya mu rupfu mu bapfuye. Bari barabwiye ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa. Gusa Imana y'urukundo mu ijuru ngo haba inama, ngo abamarayika baritegereza ngo Yesu ari kuganira na Data wa twese, ngo bagiye kubona babona Yesu agarukanye akanyamuneza, ngo ababwira ko agiye gucungura umuntu. Ngo bibaje ukuntu Imana uwo bapfukamira agiye gucungura umuntu, ngo bagira impuhwe baravuga ngo reka twe tujye kumucungura. Ngo ariko icyaha umuntu yari yakoze cyari gikomeye, hagombaga kuboneka ubugingo ariko butari ubw'abamarayika. Abamarayika ntago bacungura umuntu. Bivuze ngo amaraso yabonetse agomba kumeneka yari aya Yesu Kristo. Nuko Yesu yemera kwitangira umuntu. Ubwo Imana iza gusanga Adamu na Eva muri Edeni, Imana iremera izivuga nk'umuntu. Izivuga ngo Adamu uri hehe? Adamu uri hehe? Uri hehe? Imana izivuga nk'umuntu.
amagambo akomeye ngira ngo nanayasorezeho. Baravuze ngo bumva ku murongo wa 8 w'igice cya 3 mu Itangiriro, nicyo gitabo twahereyeho n'ubundi twiga. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi, wa mugabo n'umugore we bihishaga hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iraje ngo Adamu uri hehe, kugira ngo Imana ibone umuntu waguye, umuntu watakaye, kuko mu bwenge bwa Adamu na Eva bari kubona ko ahari bakwihisha Imana bigashoboka, bajya kwihisha Imana kuko babonye bambaye ubusa. Ariko mu kwihisha kwabo Imana ibarebye ibona kugira ngo yongere ibagereho, nayo yemera guca bugufi, yemera gukoresha ubwenge nk'ubw'abantu, nayo iziri gushakisha izibaza nk'abantu ngo Adamu mbese uri hehe. Yigira nk'aho itareba kandi aho bari irahabona, ariko yemera kujyana ubwenge bwayo ku rugero rw'ubwenge bw'abantu. Irabaza ngo ariko muri hehe, nk'aho itababona. Nyamara kugira ngo abantu ibashe kuba yabageraho, ntago yaje nk'Imana mu byubahiro, ahubwo yaciye bugufi, iraza irashakisha. Ngo nanone yavuze amagambo kugira ngo bongere batekereze ku cyaha bakoze. Adamu na Eva bati twatinyishijwe nuko twambaye ubusa, numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa, nuko ndihisha. Imana iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Bakantu ugiye gusorezaho, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Tuzi ko Imana ari imenyesha umuntu ko yambaye ubusa, none abantu bamaze kubona ko bambaye ubusa, kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Muri Yeremiya 17 umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ngo ninde wawumenya? Njye Uwiteka ni njye urondora umutima. Bivuze ngo Imana niyo irondora umutima, niyo yereka umuntu ko yambaye ubusa. Ariko abantu bamaze kumenya ko bambaye ubusa, bajya kwihisha, bishakira n'ibisubizo, kuko baragiye bafata ibibabi babihinduramo imyenda yo kwiyambika. Bivuze ngo igihe Imana yo iziye ngo ibere ku buremere bw'icyo bakoze, kugira ngo ibere ku busa bambaye, bo bari babimenye, noneho babona n'igisubizo. Ariko Imana yongera kuza igenda nk'umuntu, ishakisha nk'umuntu, kugira ngo ibereke ko bambaye ubusa. Nuko Imana imaze kubereka, imaze kubabwira ibyo ngibyo, abantu bo ntibari mu mwanya wo gushaka kumva neza icyo Imana ivuga. Adamu aratangira ati ku murongo wa 9 n'uwa 10, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije? Imana itangiye gushaka kubemeza ibyaha. Ngiyi intambwe ya mbere Imana ikwiriye guteza umuntu, ni ukumwemeza. Kuko abantu bahora bavuga no mu kabari umuntu aravuga ngo ngende umunyabyaha, ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, Imana nikwemeza ku buremere bwabyo, ikakwereka ubusa wambaye, ntabwo uzishakira igisubizo, uzayamanika. Reka twemerere Mwuka Wera adusange, yongera atwemeze niba hari ibyo twakoze twatandukiriye icyo Imana idusaba. Tumwemerera turondore, atsinde imitima yacu, kandi atwereke n'ahantu agakiza kari. Mu Bakolosayi igice cyaho cya 2 ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Wa mutware wamaze kugota umudugudu, uwo mudugudu nk'Abadamu bari abantu batunganye, ariko bamaze kugera munsi y'ubutware bwa Satani. Gusa hari ihumure, kuko Imana abo banyabutware n'abanyabushobozi bamaze kwigarurira umuntu. Imana irasezeranye ngo ibivuga hejuru kubw'umusaraba wa Kristo. Imana iduhe kumva uyu musaraba wa Kristo, Imana iduhe kuwutekerezaho, kuko nicyo kintu Yesu yakoresheje kugira ngo atuvane mu butware bwa Satani. Ndabararikira kuzakurikira umugabane wa 2 w'iki kigisho. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Mwami wacu dukunda, ugira neza, uhabwe icyubahiro.
turagushaka cyane muri aka kanya. Ngaho ngwino utwereke icyo dukwiriye gukora. Twumvise aho umuntu yari ari hatunganye, ariko amaze kunyagwa na Satani agira ahantu habi cyane, ariko nanone wateye ya mbere uza kumushaka. Ubwo n'uyu mwanya urimo dushakisha, uturinde gukomeza kukwihisha, ahubwo buri muntu wese yemere kumva ijwi ryawe rikomanga, maze akugarukire mu izina rya Yesu.